Twongeye kubasuhuza turabishimiye nkuko bisanzwe kuri ituze 250 twari tumaze igihe kitari gito tutaza tutaganira ariko suko tuba twarabibagiwe ahubwo tuba turushaho kureba niba twabategurira ibintu byiza cyane. Uyu munsi nahisemo ko tuza kuri kamera tukaza turi babiri mwajyaga muhora mwumva mvuga Arani Nkotanyi urakoze cyane kuri kamera wadufate amashusho no. Uyu munsi rero no munsi twahisemo kuza hano mu ruganiriro rw'ituze 250 kugira ngo nje na Arani none dufatikanye turebe ese ni ikihe kintu twavugaho kikanyura cyane biruseho abakurikira ituze 250. Nanabashimira cyane abantu mwakoze subscribe, abantu mudukurikira buri munsi, abantu muhora mumbaza wagiye nanjye nkabasubiza nti bandushaho kubatunganyiriza ibintu byiza biruse kubyo mwarabonye. Arani urisanga good urakoze ni ituze 250 cyangwa ituze 250. Hari imvugo abantu twese duhuriraho abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane kuri YouTube bivuga ngo kora subscribe cyane. Nicyo kintu cya mbere nabonye mu buzima cyoro gukora subscribe. Yo afunguye YouTube channel ntabwo bigusaba ngo biri byuye wohereza urutoki ubutaha nkurikira iterambere igana hari n'igihe uzajya utekereza bikabirabaye so wohereza urutoki ugakora subscribe sibyo ugakorana kwara kukazogera kujya mu gihe notification mu gihe hari ikintu tuze 250 bashyizeho. So nkuko yarabivuze narahejejwe inyuma ya kamera ariko nawe kaze baragaragara nigeze gusoma mu kiganiro ari comment nigeze gusoma ku kiganiro wa uploadinze ngo Arani ko tutamubona. So uyu munsi nagaragaye mbashimira yuko abayobozi ba CEO ko badufashije kugira ngo tugaragare. Oya mba ngomba kumva ibitekerezo by'abantu nkavuga nti ngomba kubakorera icyo bansabye baba bifuje kumenya umusore mwiza urumva uhora ufata amashusho umusore mwiza ariko muzane wasanga harimo ari n'umukobwa wabimbajije aba naragutinjije inyuma y'igikari bakaba baramujyanye nizere ko utagiye nyabuneka. Ni njyewe rero ninjye Trust Arani Nkotanyi kenshi ukunda kuba ndimo gushutinga ibiganiro insanganyamatsiko batuzanyeho uyu munsi ngo kugira ngo tuganireho niyo tugiye kubagezaho turimo turayikorera muri Hotel Tech. Hotel Tech ariko ara buriya nawe kuri umusore kandi ara uratereta sibyo nturi mu gihe cyawe cyo gushaka uwo muzabana. Oya ndashaka kubanza kumwe nturi mu gihe cyawe cyiza cyo gushaka uwo muzabana. Ndi mu gihe cyiza cy'amarangamutima kumva yamushaka ako sindi mu gihe cyiza cyo kwifatira umwanzuro ariko uri muri procedure. Ni nka hehe warangira abasore bari muri process yo gupanga n'abakobwa ahantu bajye hatujeho kwicara mukaganira neza mugapanga ibintu byanyu. Reka ahantu ngiye kubabwira ntabwo nabarangira ahantu babi nanjye nashobora kujya sibyo ahubwo tuvuge tuti umunsi bizagerwaho nzabikorera he. Okay so ngiye cyambere gutera ivi nzariterera kuri Hotel Tech urumva. Kabiri no gusohokana umukunzi wanjye kuri Hotel Tech kubera iki ibyo bintu binzabikorera hano. Hotel Tech ni ahantu heza ushobora kugana n'umukunzi wawe nawo barogoya bitewe n'imishinga murimo gupanga yejo hazaza mu bukwe cyangwa mu muryango muzubaka. Na ahantu hagari hafite ahantu mushobora gukora ibirori ariko bitari wide bitagutse birimo nko kuba wakoreramo nyine kumwambika impeta fiançailles kumutera anniversary bride shower noza graduation party. Hari n'abantu bajya baza kwiyakirira bavuye nko mu mubatizo ibirori nk'ibyo bitabujije ko n'ubukwe batabwakira. Bafite ahantu hagutse jaride nini cyane ushobora gukoreramo ubukwe. Ibyo rero ikindi cya kabiri nuko ku muntu udukurikiranye utahazi bagufite service nziza cyane nziza ibyo kurya byiza tuba turetse n'ibiryo ushaka kumva ibiryo bitetse neza ariko berekejwe n'imvugo mbi ushobora kumereza ibintu byose nkabibona pe ariko biherekejwe n'ijisho ribi
icya mbere tutarajya muri serivisi zijyanye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibindi nkabyo, imvugo nziza, abasore beza, abakobwa beza. Uyobeje uburaruhera ku basore nagira ngo wiyumvemo sibyo. So kubijyanye n'izindi serivisi, bafitiye serivisi nziza cyane ya outside catering. Ushobora gutegura ibirori ukabahamagara bakakuzanira amafunguro aho uri. Ushobora kuza hano kwiyakirira ku mafunguro atekanye ubuhanga n'ubushishozi bitewe n'abantu bari buze kwakira. Abantu bakeneye rero kuyaza ibinure kuko naza no kuvugira abantu bakeneye kuyaza ibinure iby'abandi bita sauna massage. Yego, barayifite nziza kandi idatera ikibazo icyo ari cyo cyose, itarimo chemicals zishobora kugutera ibibazo kuko ikoze mu buryo bwa kinyarwanda kandi ntushaka kunyerera ngo wenda wakwikubita hasi. Oya, hameze neza pe. Jewe nabwira umuntu urimo kudukurikira ukeneye izo serivisi kuzagerayo, hasigaye akazanshimira. Gusa baraza no kubibona nimero zabo kuri ekara, baraza kuri telefone urimo gukoresha, kuri computer urimo gukoresha se, uraza kuzibona hasi aho ngaho. Wabahamagara ukababwira nk'uko Arani yabivuze, bavuga neza, barakwakira neza, ubundi ubabwira icyo wifuza. Icyo mwifuza cya mbere rero nizo serivisi, ariko murifuza n'ibitekerezo n'ibiganiro byiza tugiye kubagezaho. Uyu munsi rero kwa kundi twajyaga tubaha documentary ku ruhande, kwa kundi twabahaga updates ku ruhande, uyu munsi twaje byahagaze uyu munsi kugira ngo twiyizire tuje kuvuga ngo uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu cyangwa se urukundo. Umuntu yinjira mu rukundo, sibyo? Ukagira umukunzi, uri umumama ufite umugabo, uri umupapa ufite umugore, uri umusore, uri umukobwa, mufite couple, ejo ni mateganya kurushinga, sibyo? Ariko hari uburyo bwiza bushobora kugufasha kwirinda gufuhira umukunzi wawe. Bajya bavuga ngo ukunda uramufuhira, bamwe bakanabyitwaza rwose, bakanabyitwaza ngo ukunda uramufuhira, ugasanga ariko abongereza babivuze neza ngo too much of anything is always bad. Buri kintu kibaye cyinshi kibinyoni is always bad. Oya, ikintu cyose kibaye cyinshi mu buryo bukabije kiba kibi. Bad y'inyoni, not bad y'inyoni. Bad y'ikibi, not bad y'inyoni. Shifa, ubundi mbere ko twinjira mu kiganiro neza, abantu twagezeho zino ngingo zishobora kugufasha kudafuhira umukunzi wawe. Kwirinda gufuhira umukunzi wawe, ubundi gufuhira ni byiza kuri wowe? Mfasha nyine urumva ifuhira umuntu sometimes hari igihe bifata nkaho ari ukumwitaho, ariko nanone nkuko nabivuze bidakabije, bitari mu rwego rukabije. Ariko reka twihute abantu bamenye ngo bikabya bigenze gute, byitwa ibikabije ari uko bigenze gute. Icya mbere rero byitwa ibikabije igihe byitwa ibikabije kandi bikangiza iyo bigenze gute. Igihe ubuze umuntu ubwinyagambura, urumva? Igihe umuntu akubwira ikintu ngo Shifa ni mubi, ukabyemera ko ari mubi kandi ari undi wabikubwiye. Ingingo ya mbere arimo kuvuga kwirinda kumva amabwire. Ako si ubwo umuntu wumva amabwire we, urumva? Kubera yuko njyewe nakunze Anita, Anita arankunda, bano muturira mwitwa Banita, nta kibazo umwunze nkuko nabivuze ari urugero, sibyo? Nta kibazo mukunda uyu musore rwose, sibyo? Nkunda Anita, Anita arankunda, ariko Anita baza kumubwira yuko ngo trust ajya muca inyuma, ariko njye ntago arabimbonaho. Ayo mabwire rero akenshi ubwo n'urugero rumwe nanjye ariko n'izindi point. Urugero rwo kuguca inyuma ntago wakwihangana utarabanza kumenya ibyo ari. Urugero rwo kuguca inyuma nicyo bita kutumva amabwire, sibyo? Kwirinda kumva amabwire. Umuntu akakubwira ati Shifa nuko umubona kuriya, Shifa umwitondera umuryango w'iwabo n'abarozi, ni ikibazo, urumva? Uzi Shifa ese ubwo ikintu cy'uburozi wagiprovinga ute ko atari bo? Icya mbere baravuga ngo
umugore mwiza ntabwo ava mu biganza bya pasiteri mwiza cyangwa bya sheyi mwiza dore umwisilamukazi. Ntabwo umugore mwiza ava mu idini ryiza. Umugore mwiza ava ku mugore mwiza. Sibyo? Umugore mwiza ava ku mama mwiza mbega. Hanyuma nyina araroga, bakubwiye ko aroga. Urumva ariko nta mabwire. Warumbaje ngo umuntu yabiprovinga gute? Ko ari amabwire. Ko ari amabwire fatanya n'amazemo. Urumva? Yabiprovinga gute ko ari amabwire? Icya mbere kera bajyaga bavuga ngo imiryango ihaguruka ikajya kurambagiza. Sibyo? Uyu munsi birashoboka yuko imiryango itajya kurambagiza. Ariko uyu munsi byanyoreye ngiye kumenya uwo uriwe kandi navuye aho ndi. Uyu munsi nshaka gufata ifoto. Numenye uwondi wese nibyo. Mama uramumenye ute? Nibyo nagiye kukubwira ariko ngenda kumenya. Uko nakumenye izo nzira nshobora kuzikoresha n'ubundi nkashyika n'iwanyu. Sibyo? Ushobora kuza kugusura kuko n'ubundi umukunzi wawe akenshi ahora afite amatsiko yo kumenya iwanyu. Bashiki ubwo niba ari umuhungu, niba ari umukobwa, bakuru bawe, barumuna bawe, agenda amenya amakuru. Noneho kwa kunda aza ageze iwanyu biroroha kugira ngo amenye amakuru. Urumva? Abadukurikiranye bashobora kuvuga bati ufite umukunzi ako kanya se yazajya ahora mu rugo. Ntabwo bishoboka, sibyo? Ariko ushaka kugira ngo umenye umukunzi mu gihe umuntu yaguhaye amabwire, irinde gukura andi makuru y'ibyo ukeneye kumenya kuri wa wundi baraguhaye, sibyo? Ahubwo utera intambwe ushake n'uburyo cyamenya n'abantu bo muri quartier, umenye n'abantu bazi ya miryango, wa muryango bari gukura amakuru. Abantu baguheza amakuru asa n'aya wa muntu, byanga byakunda ashobora kuba ari mukuri. Yego. Kurusha uko wagira gute ikibi nta nubwo cyishira n'ikigende. Ingingo ya kabiri rero reka twihute. Ingingo ya kabiri tubabwire ko kugira ngo wirinde cyangwa se ubone impamvu zituma utafuhira umukunzi wawe mu buryo bukwangiriza urukundo, irinde ishyari. Irinde ishyari, wigira ishyari. Ngaho ahuye n'umuntu wenda agize icyo amufasha ubirakariyemo, sibyo? Ari muri Amerika muhaye amafaranga, ni ikibazo, birakubyimbije. Ari Ghana, ari muri Cote d'Ivoire, sibyo? Juste ngo kuko ari umukunzi wawe nta handi hantu icyiza kimuturukaho kigomba kujya, ni mpaka iwawe. Cyangwa se niba agiye guhereza umuntu ikintu bibanze bigucaho n'ibitagucaho intambara irote. Oya, niba agiye kugira icyo afasha mushiki we cyangwa se mama we, ngo kuko mutabanje kubiganira intambara irote. Ako kantu buriya saga shyari. Icyo nicyo bita ishyari. Ishyari risenya urukundo. Ishyari rituma, ariko ikindi cya kabiri hari ukuba n'umuntu hari ubuzima hari kondisiyo abayemo, hari ubuzima abayemo, ubuzima bw'igikundiro. Urumva umuntu ugasanga afite igikundiro n'umuntu uri sosi kandi anakigira byo da. Gusa ni umuntu uri sociable, arashyika mu kigo runaka, abasekirite baramuzi, abayobozi b'amakampani baramuzi, abakozi baramuzi aho ngaho. Urumva none ugasanga muri wowe ufite iyo jalousie, ufite nabyo buri muri kategori y'ishyari. Ubundi abantu bose bagukunda kubera iki bagukunda? Buriya hari ikintu ukora behind the scene ugasanga atangiye kukwitekerereza nabi, kandi mu by'ukuri hari uburyo ki wimereye abantu bakunda. Kubera iki boss wawe ku kazi akuvugisha wenda kenshi? Kubera iki umusore mukorana aguhamagara kenshi? Atari ukuguhamagara ko muteri juste kuko baguhamagara cyangwa se mama muri kumwe, akumva ko kuba abo bantu muri kumwe harimo akantu inyuma ho. Ako ni agashyari kagutera no kuvaho ukanafuhira umuntu hahandi adashobora no kunyeganyega. Indi point batubwira ngo irinde uburakari mu rukundo. Mu buzima nako busanzwe kurakanira icyo bibura, sibyo? Ariko noneho step mwagezeho nuri wenyine, ni amarangamutima yawe yahuye n'ayundi, habayeho ikiganiro twavuga ngo niki igikorwa ngirana, sibyo? So ikintu cya mbere ukwiye kwirinda ikintu cyitwa uburakari. Umukunzi wawe ushobora kubona hari utuntu tw'utugeso afite, sibyo? Ariko si byiza kuzamura umujinya ngo umubwirane igitsure, umubwirane uburakari, umubwire uti no simbishaka sheri, urabizi n'amaso y'abasore no narukuntu ahita mera nk'ay'intare nk'aya yanjye,
arewe sibyo urumva so biba byiza iyo umubwiye utuje, biba byiza iyo umubwiye n'ijwi riciye bugufiya ukamubwita ariko sweetheart ibintu ntago ari byo sibyo sweetheart bakobwa murimo kubyumva ukuntu aranazajya abwira aya nawe shyira mu bwinshi njye ntago ari abakobwa bose ahubwo ngo umukobwa umukobwa urimo kumukurikira ushaka kugira amahirwe yo ko yagukunda urumva yes of course by the way ukamubwira uti sheri ABCD ukamuzana nko kuri hotel tech ukamugurira aga chips urumva agafanta hafi aho ngaho mukarya mukanywa kandi wamurakariye ndimo ndamubwira uburyo udakuriye kurakara ahubwo uburyo ukwiye kubikora si byiza kurakara ahubwo ukwiye kubikora guri ukamushyira ukamujyana ukamuganiriza niba naguciye n'inyuma bibaho igisubizo si uko umwanga akenshi iyo mukundana cyane cyane kurya ntabwo umukunda urukundo rurihangana so yaguciye inyuma biba byiza kuba ibyawe nawe ukabimubwira mu mvugo ituje ukamuhereza iyo message kurusha kuzana isura ikanga abantu n'uburakari bwinshi cyane ese by the wundi ushaka kuba yereka mubaze radukurira ibintu uri umuhungu n'umukobwa umuhungu aramutse akubwiye muri ubwo buryo bw'uburakari sibyo kuko nikosa warikoze pe ariko abikubwira muri ubwo buryo bw'uburakari n'umujinya mwinshi n'igicuhe cyinshi wabyakira reka tureke no kuvuga umuhungu n'umukobwa nubwo ari byo turimo kuvuga ariko mu buzima busanzwe nta kosa rikuraho ubuzima busanzwe tubureke reka nkubwire nyine mu buzima busanzwe na mama wawe ari mama wawe kandi tuzi ko tububaha pe banakwicyubahiro turabizi ko tububaha iyo ukoze ikosa akaza kubwira nabi ntabwo ushobora kuryumva rero n'umusore mukundana ubwo rero mama wawe utamwumva ubwo umusore mukundana yari wa mukobwa nawe utumva arakubwira ati wambonye nkuze we urumva ntunkange noneho niba yaguciye inyuma ukaza umukanga utyo cyangwa nawe ukamuca imbere ariko cyangwa nawe ukanamuca imbere wa mugani ariko akagira akakubwira nabi agutokeye noneho ukanisubiranire n'uwo twari kumwe n'ubundi cyane kuba yari yanambwiye neza sibyo ariko se wowe uraza ukanga umuntu ubwo nyine ushobora kurisika kumuburira rimwe twifite ibibazo mu buzima busanzwe urumva turi abanyafurika urumva turi iwacu mu Rwanda amastress ni yose none umuntu ugize Imana ugira amahirwe aguhaye umwanya mu mutima we wowe uje kuzanamo amashoti nka ya Rayon Sport na APR gira utuntu tw'udupase twa buhoro gake gake buriya ngo nuteretwa n'umusirikare jya witegura imitoma ngo ngirimo imvugo za gisirikare buriya se witegura n'ukundwa n'umukinnyi cyangwa umufana ariko hari umudamu wambwiye zo mu kibuga nk'izi nanze hari umudamu wambwiye bivuze ze ngo uri umukinnyi hari umudamu wambwiye hari umudamu wambwiye afite umugabo w'umusirikare ambwira ati buriya rero biri totally different ati buriya ikibazo kibamo nuko nta mwanya bagira ariko niba hari abantu batetesha abantu babo nabo bantu amahirwe masa basuhuze rero ingabo z'igihugu tubagomba icyubahiro n'abadamu babo hanyuma ingingo ya 4 twihuse iravuga ngo kwizerana kwimika icyizere mu mutima wawe uri mu rukundo rw'umuntu wawe nuko ye ariko buryo bivuga haba hahiye wimitse icyizere mu mutima w'urukundo rw'umuntu wawe umutima wawe urimo urukundo umukunda ushyizemo none icyizere bigufasha kudahora umugenza umukekakeka kumva yuko ahari adahari urumva ukaba wawe akubwiye iki akubwiye ngo iyi ni fanta kagutari ko buriya ntiyashyizemo akandi kantu muri make ugahora wumva umufitiye icyizere cyane kurusha guhora wumva uhangayitse cyane erega burya niyo uhangayitse haguyeho amahoro uvuze akantu ngo akaguye fanta noneho we ukumva ko hari akandi kantu yashyizemo nta kizi noneho akavuga ati ejo nzataha ubukwe bwa James urumva yansabye ko nzamwambarira ugahita wirukansa
inuza imitekerereze yawe ngo ni uzamwambarira azaba ari kumwe n'abakobwa bagenzi n'abasore bicaranye aho ngaho ngo kandi ngo hari ukuntu ngo mu bukwe ngo bafata ngo abakobwa ngo bakabaha uturabo ngo n'abahungu ngo bakabambika ngo amakoti yababo ngo ukumva mu mutwe biratogose ntabwo ari byo please izere ko yaje kugukunda banyuzeho bose umenye ko uyoboye biguhereze rero gutuza mu mutima nawe umuha amahoro kuko iyo uhora umukeka ntabwo atuza agira akavuga ati ariko uyu mukobwa ari proud y'uwo ari we cyangwa nawe ubwe ntabwo yiyizeye iyo atangiye rero kugukeka no kugutekerezaho gutyo menya ngo uri mu marembera byagiye. Indi ngingo ya nyuma tugiye gusorezaho ni ingingo ivuga kwirinda kugenzurana cyane. Kwirinda kugenzura mugenzi wawe. Ni ukuvuga ngo ukundanye na Kalisa. Kalisa murahuye. Kalisa agishyika ahangaha ufashe telefone ugiye kuri Instagram urarebye ugiye kureba aba followers utangira rebye kubera icyo following n'abakobwa gusa ubundi ugiye kuri WhatsApp urebye abantu bandikirana cyane kandi ntabwo urimo kureba bose murareba abasore nako abakobwa si ibyo gusa ugiye kuri calls abamuhamagaye cyane nibande ugiye kuri message nibande bandikiranye ibiki urumva si ibyo gusa nubwo arushaho no kudakora ibyo ngibyo agashyiraho ingenzuzi ibyo byo rero ni bibi cyane abantu ushyizeho ngo bakugenzurire wowe utekerezeho bazaguhereza ibisubizo bijyanye n'amarangamutima yawe ufite kuri uwo muntu nibwo rero ukubitanye nanjye wikundiraga uwo musore sawa narabuze aho muhera ubu kambwira uti wangenzurire nzaguha negative answer yewe we uceho nanjye nze yewe none se ninjye udakeneye kujya ahantu nanjye nshaka kujya singaye yose se watuvugisha ukuri nanjye ariko urambwe mu ugenzurire umukobwa abaguhaye umwanya cyane so ako kantu si keza kugakora kimwe n'ibyo bintu byo kumwereka yuko ushaka kureba se wahamagawe n'abandi inshuro zingaye ku munsi ibiki n'ibiki harimo abantu bari sociable baganira n'abantu benshi bazi gucata mu buryo bwa brage bitari kandi wowe wazireba ugasanga bijya kukurwaza umutwe byabyiza rero kugira umukunzi wawe icyizere cyane pe ku buryo wumva ko niba arimo kuvugana runaka agiye kuvugira kuri telefone sibyo aje excuse me ngiye kwita telefone y'umuntu si ngombwa ari kuri buze ikibazo nuko wenda atanako excuse aho nawe wenda kugakosa kabaho ariko mu buryo bwo gufuha mwirinde kujya gute kugenzurana cyane nyine iyo ugenzuye umuntu nibwo ubona ibintu bituma noneho ifuhe ryiyongera noneho kandi ukanamufuhira bujije ubwo ni ifumbire rero y'iki yo gufuhira yifuhe okay none se sibyo nibyo nta nubwo nanabihakanye pe sibyo ubwo abadukurikiye rero izo ngingo uko ari zinga reka duse nkaho tuzisubiramo yego tuzivuge mu ncamake umuntu ushobora kuba waje tugeze nko ku ya gatatu cyangwa iya gatanu cyangwa n'iya nyuma tukumenyeshe noneho imwe kuri imwe twari turimo tuvuga ni ibihe bintu nakwirinda kugira ngo nirinde gufuhira umukunzi wanjye cyane ku buryo nshobora kuba nakwangiza urukundo rwacu twashyizeho akantu cyane kuko impamvu twakoresha mu cyane si uko gufuha bidakwiriye impamvu twavuze cyane twashingiye kuri rya jambo bavuga ngo ukunda umuntu aramufuhira sibyo ariko noneho hari igihe biba ibirenze wa muntu ugasanga nawe ubwe ntakiri mu rukundo ahubwo asigaye asa nkaho ari muri kasho so ingingo ya mbere ivuga kwirinda amabwire iya kabiri ivuga kwirinda ishyari iya gatatu ivuga kwirinda kugaragaza uburakari akantu kose akoze ugahita umutombokera gira uburyo cyo bitwaramo umwereke ibyo bintu ko bitari byiza bityo nawe abihindura ariko wabimweretse mu buryo bwiza ingingo rero yakurikiragaho ya kane yavugaga kwizerana guha umuntu icyizere hahandi hari umukobwa uherutse kumbwira ati biba byiza iyo wizeye umuntu ku rwego yumva ko nta kudisappointinga ari bube asa nkaho yishe umuziranenge urumva izera umuntu ku rwego nta kudisappointinga icyo cyizere akakiviyora asa nkaho ari bwishenje mu mutima kwica umuziranenge so mwizere
utume yumva yuko ari free, hanyuma nabirengaho asigarana inkomanga ku mutima. Ingingo ya 5 nayo ingingo twasorejeho ni ingingo yavugaga kwirinda kugenzura mugenzi wawe cyane. Ijambo kugenzura umukunzi wawe si bibi, si n'ikibazo, ariko ugendeye kuri aka point ngo cyane. Iyo umugenzuye cyane bituma ufuha cyane, uranamubangamira, nabwinyagambiro urumva. Ese mugiye muri feti n'inshuti kandi ubwo wenda n'abantu mwiganye nawe mwariganye, sibyo? Nari buze kwegera abagenzi, ubwo wenda uri umukobwa, urumva ntabwo umuhungu ari buze kwemera yuko ugana na barunaka kandi na mbere yuko twinjira mu rukundo narebaga mwirebeshwa neza. Arashaka ngo muhe mwicaranye umunota kuri muragi kabiri mugiye mu kiziri ku mubera igiti. Sawa. Ubwihene ntuyimbaze. Okay, nako nabo tukavuze ariko igiti kiziri kwa byinshi nacyo. Reka twongera ngo twashimira abantu. Twashimira abantu badukurikiye, mwakoze cyane, ndatekereza mwanyuzwe. Ibyo mubona bitabanyuze mubishyire muri comment, tuzabikosora ubutaha. Ndabizi neza ko mbereyeho gushimisha uwo ari we wese unkurikira. Aho ntamushimishije nemeye ko ashobora kunkebura nkemera. Hanyuma nakoze cyane kuza kuri Ituze 250. Ngize ngo urayibagiwe yego. Yarega rukuru tugomba kuvuga nka ba CEO. Dutinzamo gake. Wakoze cyane kwitabira ubutumire bwa CEO Ituze 250. Twabashimiye. Hanyuma rwose mwakoze cyane no kwemera ko tuganira kuri izi ngingo, kuko ibyo ari byo byose hari abantu biri bufashe, kandi umwanya noneho ni wawe. Utababwira ibyo twakoreye ubushakashatsi, babwira ibiri mu ndiba y'umutima wawe. Ibiri mu ndiba y'umutima wanjye. Icyambere no gukunda igihugu n'abanyagihugu, kandi ubwo muri abanyagihugu natwe turimo. So mudukunde, muduhereho, kandi urwo rukundo rumanuke rushyike kuri subscribe mukore, ndetse n'ibiganiro by the way mubisangiza abandi. Ikindi Imana ikomeze kubarinda, kandi mukomeze kugirana amahoro mu mitima no kuyifuriza abagenzi banyu. Ikintu rero nasorezaho ku kiganiro cy'uyu munsi ni ukubarangira neza uko umuntu yandika Ituze 250 ukajya kuri YouTube channel ya Muteterazina Shifa, ntuyobera ahandi. Iyo wanditse Ituze 250 ntushyira mu mwanya, urabifatanya. Iyo kabiri uyifatisha neza ku Ituze, ntusige mu mwanya. Iyo usize mu mwanya ushobora kuba wajyaga i Kanombe ukajya Kabeza, icyo gihe ubutanye rero. Mujye mwandika mubifatanyije, nibwo uzajya uhita ubona YouTube channel yacu. Reka tubasezere rero mukurikize ibyo bintu kugira ngo mubashe kubungabunga urukundo rwanyu. Dukeneye inkondo zigira umusaruro mwiza, dukeneye ingo zitanga umuryango ufite ubuziranenge, udatandukana ngo abana bandagare. Dukeneye abantu babana kandi bakabana mu mahoro. Murakoze cyane. Bye bye.